iki uko niko kuri na yate mu family ye wamwe kandi no mu miryango y'uwanyu era toyina kuyamba nta n'umuntu ufasha ne mu mikwano gyo no mu nshuti zawe era toyina kuyamba nta muntu ufasha nawe yagala ne bakuyamba ariko bashaka ko bagufasha katonda tagenda kuyamba imana ntabwo izagufasha kubanga engeri yokka kuko engeri yokka ebongerako kuko uburyo bwonyine bw'umugisha ffenna tutambula nga tunoonya omukisa okuva mu bantu twese tugenda dushaka umugishwa mu bantu omukisa tugujja mu bantu nukuri umugishwa mu bantu twagala abantu dukunda abantu tebatweyongerako abantu bakatwiyungaho kakati olwaleero nzize noneho uyu munsi Pastor angasseeko abasumba noneho uyu munsi yaje mu Rwanda angasseeko yamuhuje n'inshuti angasseeko nammwe noneho yamuhuje namwe okubaite okweyongerako ubwo noneho abantu barimo baravuka arimo aragira umugisha namwe njagala weyongereko mu linnya lya Yesu nawe arashaka kuwabuze mu izina rya Yesu naye kigenda okusumulula omutima gwo ariko ibintu bizafungura umutima wawe era pasita mukwano gwange nuko pasita ni inshuti wano wenkadde ahangaha yabasuye abantu bano beetaaga mukisa abantu bakeneye umugisha pasita bayigiriza okuwaayo twigishe gutanga temweraliikirira sigenda kumaliza njiri nga mbasabye ensigo ntimutinye ntimugire ubwoba barasoza abasaba amafaranga temweraliikirira ntimugire icyo kibazo sigenda kwogera ku ssente n'abantu basaba amafaranga sirina gwengenda okusaba dde olwataano nta n'umuntu ari busabishe 5,000 era ekyo teweraliikirira rwose ntimugire ikibazo kubanga tuwalire okubanga mulisa okweraliikirira utangiye kuba mutangiye nti era agenda kumaliriza ushaka kuba muvuga ngo yagiye kusaba gusoza omutwalo mujwano no avuga asabe ubuze wala nze kyo omubulizi yabuulidde wange ariko kuvuga butumwa bw'ijuru mu rusengero saabaddeyo ntabwo yari ahari yabuulidde ariko uwabwirije mu rusengero iwe bamuwadde emitwalo 25 bamuhaye 250 saabaddeyo ntabwo yari ahari saabaddeyo ntabwo yari ahari era bankubidde essimu mukyala nampa lipooti bamutelefoni kwe amuha raporo yagamba tufunye sente entono amafaranga yari make ekyuba tufunye emitwalo 78 bakukoze meza miliyoni 4.5 byari na miliyoni n'igice ariko nga taata ekkanisa saabaddeyo kuko papa w'itorero ntabwo yari ahari bwe nali nzidde emmotoka nenateekamu fulu tanka we arimo kuza haguruka iwabo kuza inaha mu Rwanda imodoka ye yayuzuza amavuta arayuzuza kitegeka nsobola okuvuga n'enzirayo noneho birashoboka ko ashobora no kwitwara agasubirayo kabasekada mu Luganda barabyumva neza naye Katonda yantuma ariko Imana yaramutumye njogere kugira ngo avuge ku bulamu buli mu kanisa ku buzima buri mu itorero amaduuka gamwe abalabe bagalimu amabutike yawe hari abandi bayarimo bizinesi ennene zammwe bizinesi zawe bazicaye muzuuke muhaguruke muzuuke mukanguke kwata ensigo yo uzagufata ituro nga musumba takusabye pasiteri atagusabye ogambe nabbi wa Mukama eno y'ensigo eno ye saddaaka nsabire omukisa Don't waste your time, my brother.